nanone kandi filime yindi twabateguriye Esawu na Yakobo baratubwira bati hari inkuru z'abavandimwe babiri bavutse basa naho bahanganye. Nanone ni inkuru umugabo wabashe kuba yajya mu rukundo agatakaza inshingano ze, nanone n'inzozi zabashe guhindura ubwoko. Ni filime batwereka nanone iyi nkuru rwose y'imbaraga, inkuru y'intege nkeya y'umugabo rwose wagerageje kurwana kugira ngo rwose abashe kuba yahabwa ibyari bimugenewe. Barry Williams araza gukina ari Yakobo, Stephen Elliott araza gukina ari Isaka, Julie Lockhart arakina ari Rebecca, Tanya Loba arakina ari Beshima, Bruce Fairbairn arakina ari Hassan, Peter Fox araza gukina ari Esawu. Jacob Challenge cyangwa se ikigeragezo cya Yakobo, nanone baragenda batubwira no kuvuga nanone barakwereka Abaheburayo bari bafite umuco y'uko umwana w'imfura ari uhabwa umugisha agahabwa kandi n'umunani. Nanone kuri uruhande abahungu babiri bari kurwana, ni Esawu n'umuhungu w'umuheti, nanone barimo barwana. Esawu rero yari intwari, yari indwanyi, yari umuhigi w'umunyamaboko nawe, mu gihe Yakobo yari umunyamahane makeya akibera mu rugo. Esawu rero niwe watekerezwaga na Isaka yuko azabasha kuba rwose yahabwa umunani kuko niwe wavutse mbere nubwo bose bari impanga. Yewe Esawu ise ni Yakobo rwose arimo areba ukuntu umuhungu wari intwari. Abaheti barahangaha, hari umukobwa hano ariko sha nta n'isoni weho, uri umushiki wanjye bwoko ki weho urwanya rwose musaza wawe. Musaza w'umukobwa ari hano mu ntambara arimo arwana na Esawu mwene. Urugamba rurakomeye hano, none babaje kureba imikino ngo barebe Abaheti rwose n'Abayisiraheli ni bande bakomeye. Bari Abaheburayo ntibari bakabaye Abisiraheli ko babaye Abisiraheli nyuma ya Yakobo. Nanone hano barakwereka Esawu aratsinze, Yakobo nako Isaka arahaguruka. Wabikoze neza muhungu wanjye, mwaka ngaka. Wowe uramwibye? Oya da, nta kuntu utavuga ko mwibye. Ubundi Abaheti se ni gute mutavuga ko tubibye ko tubarusha imbaraga? Ngaho se na Yakobo afite amaraso nk'ayo yo kurwana se? Ngaho nawe naza arwane. Vayo urwane Yakobo, vayo nawe mu rugamba turebe ko uzi kurwana. Dore ukuntu hano babigenje. Ariko oya yaramuteze aramubwira ati umuhungu wanjye ntaga rwose ari indwanyi nkamwe, yahisemo rwose ibindi bitari ukurwana. Umuhungu wanjye rwose uburyo cyo ukoresha ubwenge bwawe mu guhiga rwose no mu kurwana biranezeza. Ni ukuvuga uyu aba ari umukino woroshye rwose. Nanone kuri uruhande Esawu mwana wanjye, Isaka yikundiraga Esawu. Kuri uruhande wisubima birangiza. Oya nabimeshe rwose, ndabirangije imyenda ndayimaze. Ariko se kurakaye? Except that I resent being made the brunt of all the jokes around here while Esau no kuvuga ibintu byose ibyo ari byo byose Yakobo Esawu hani ni ufite icyubahiro, bizaba bisabwa yuko Esawu ari we rwose undinda. Rwose nanjye ubwanjye ndasuzuguritse cyane, sinzi kurwana, sinzi ibiki byose. Baravuga ngo n'umunyamahane make wiberaga mu rugo. None rero mwese arabakunda nk'uko rwose mbakunda, so arabakunda. Oya dakunda Esawu cyane. Uyu ni Rebecca n'umuhungu we. Mu by'ukuri akunda wenda mo cyane Esawu nk'uko nanjye nkukunda cyane. No kuvuga ngo kuko yavutse agahe gatoya mbere yanjye, niyo mpamvu imigabane yose azayihabwa. Umugabane w'umwana w'imfura, imigisha byose akabitwara. Ibi ni biki Yakobo rwose? Mu gihe rwose nari ngiye kubyara impanga, Uwiteka yarambwiye ngo mu nda yawe harimo amahanga abiri, kandi bamwe bazakomera kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo umutoya azaba mukuru kuruta rwose umukuru. Ni ukuvuga ngo niko byagenze se? Ni gute nyine? Ni gute nimba bazankorera bavutse mbere? Ibyo ntabwo ari byo kwibaza.
icyo dukwiriye kwibaza ni ukwiringira Uwiteka tugategereza twihanganye. Mu by'ukuri mu yandi magambo urashaka kwiba ubutware bwa Esawu ukabuma, Uwiteka nabishaka nzabwiba da. Urashaka kwiba umuhungu mu gahundi, nzakora ibyo Uwiteka azategeka byose njyewe. Ibikorwa byose bya Esawu biragaragaza ko adakwiriye umugabane w'umwana w'imfura. Ntago rwose bigaragara ko akwiye kugira uwo mugabane. Oya, ni umuvandimwe wanjye ndamukunda, kandi rwose nifuza ko yasohoza inshingano ze neza, ariko we ntabwo ibyo bitekereza. Esawu ateye ukwe. Byari inshingano ikomeye kandi byari bikomeye cyane ibyo Yakobo yagombaga kuba yakora. Nanone Yakobo yaje kureba umuvandimwe rwose we Esawu ngo arebe ko yamugarura mu nzira akazakurikirana inshingano yahawe n'Imana. Yibereye mu Baheti barimo bakina, abamubabyinira ibimansuro nabo barahari. Aha ni mu Baheti, afite umusheri hariya mu Baheti bamwita Beshima. Aritegereza, dore ngaho, yewe muvandimwe uje hano, niwe nje kureba Esawu. Yewe ese uyu nguyu yaje kumara iki? Nta kindi ashoboye uretse gutsindwa. Uze yaza aho bakinira. Ndashaka kuvugana nawe Esawu. Vayo, soka uvugane nanjye. Ni ibiki bikuzanye Yakobo? Ushobora gufora ibyo nkushakira? Ntago ndi intyoza mu gufora. Mbwira ibyo ushaka. Ndakubaza, kuki uza hano mu Baheti rwose ukivanga n'aba bapagani? Nibyo uri kuvuga ibiki ariko Yakobo? Ndagira ngo nkubwire ngo ntago ari byo. Uri umwana w'imfura iwacu, ufite gukomezanya ibyo Imana yavuganye na data. Ariko ibyo uvuga ni ibiki ngo umwana w'imfura nk'imigabane ng'ibiki? Ndagira ngo nkubwire ngo uyu wari ukwiye kuba umunsi wa mbere ukwiye gufesinga responsibility zawe, ukwiye kumenya icyo wahamagariwe gukora nk'umwana w'imfura. Dore Aburahamu yarazi Isaka yakagombye kukuraga Esawu, none dore ukwiye kubimenya ukava mu Baheti. Nguko ku rundi ruhande Isaka ntabwo yigeze yemera inama rwose z'umuvandimwe we. Nanone barakubwira ngo Esawu ntiyago yigeze yumvira inama z'umuvandimwe we. Ku rundi ruhande baramukwereka yigiriye guhiga. Yagiye kure cyane kuri uwo munsi yabasha kuba yahiga, ariko kuri iyi nshuro Imana ntabwo yamuhaye umugisha wo kugira icyo afata. Ararasa akarasa ubusa. Umunsi wose yarawirije, hepfo haraguru hirya hino mu bihanamanga. Akabonye kamucika, yabonye imucika. Ku rundi ruhande yabonye akandi gasha, agerageza kukarasa, ariko nanone ntabwo byamworoheye kuri uyu munsi. Umuhungu w'Abisiraheli yagiye rwose kuba yakundana n'umuhetikazi, ngo ibyo byababaje umutima wa Rebeka, niko Bibiliya itubwira. Hari akanyamaswa yabonye kuri uriya ruhande, ariko Imana ntimwishimiye namba. Birasa naho imvura igiye kugwa, inkuba zirakubita igiti kiri inyuma ye cyakubiswe n'inkuba. Biragaragara ko hariho umujinya w'Imana, yuko Esawu adashaka gukurikiza amategeko y'Imana ngo akomeze umugisha Imana yahaye Aburahamu, Isaka. Nanone ukomereze muri Esawu. Esawu yakunze ubupagani, Esawu akunda imico ya gipagani yari iri hakurya. Nanone Esawu ntago yakoze ibyashimwaga n'Uwiteka. Kuri iyi nshuro rero Esawu yagombaga kubona umusaruro byari butange. Filime Esawu na Yakobo, Esau and Jacob. Esau didn't come home last night. Yewe ndahangayitse cyane. Esawu ntago yari yaza. No. Yagiye guhiga. It was late. I warned him not to. And then the storm broke. Esawu araza kwiyitaho, si umuhigi se? Ariko se waramuvugishije? Igihe namwibutsaga inshingano ze yarambwiye ngo nimba ari njye ubishoboye nzabyiteho. Ndagukunda kandi nawe ndamukunda, ariko ntago yiteguye rwose kuba icyo amasezerano yacu avuga. Isaka rwose ubwo yagiye mu Baheti, nkwiye kuvugana na so. Wiyiteho cyane Yakobo.
nanone baravuga ngo yari umunyamahane makeya Yakobo akibera mu rugo. Hanyuma Rebeka nawe yikundiraga Yakobo kuko yabamubagaho hafi kandi agakurikiza amategeko y'Imana. Yaje gusenga aravuga ati Uwiteka ndasaba umpe ikimenyetso, nimba rwose ko ari njye uzayobora ubwoko bw'Abisiraheli wampaye ikimenyetso Uwiteka. Ntabwo nshaka rwose kubabaza umuvandimwe wanjye, ariko rero nawe ameze nk'udashaka kubyitaho. Nyereka inzira rwose Uwiteka nshobora kubicishamo nanone kugira ngo n'ubuzima bwanjye bukomeze kuba amahoro. Kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba igicamunsi kikubisemo, Esawu yatashye yanogonotse. Ku rundi ruhande Yakobo aricaye hari utwo arimo ateka. Kuri inshuro ibishyimbo byari byagiye kure mu gutukura, agasozi kari kagiye kure mu gutukura. Esawu yarahingutse kuva mu gitondo nta kintu yafashe. Yewe Esawu we muvandimwe, twari twatangiye kuguhangayikira. Yewe we mvaye rwose, yewe natagangaye, yewe natagangaye kandi nta nakanyama ncyuye mwoga byaramwe. Ese utetse ibiki? Yewe ntago ari ibintu birenze, ni agasosi kari aho ngaho karimo ibishyimbo. Ntabwo nzi ngo ni mutiki cyane mushingirije ariko harimo ibishyimbo. Oya da, ibi bishyimbo ni njye wabyitekeye gusa ntabwo ari bya buri umwe wese. Ntabwo napfa kubiguha, ariko ndashaka gupfa. Mpereza kuho rwose ku bishyimbo. Oya nanjye hari ikintu nkushakaho. Ntabwo natera intambwe iyo ari yo yose ngiye gupfa. Basi ntacyo nyumvisha numva ukuntu bimeze. Yakojeje ku mwuko mu kahiko aramuzanira. Umva ukuntu bimeze. Kibuza hatawe. Yewe kuri iyo sosi yawe bishyimbo ntago ikintu cyose ushaka ku isi pe. Ikintu cyose wakimpereza? Nakiguhereza rwose pe. N'umugabane wawe umwana w'imfura wawumpa, ariko urakina hari. Uzi ko ukina yikombera udushyimbo. Urakina mpereza mu mugabane wawe nguhereza ibishyimbo. Hakoze sha. Undimo ndenda gupfa, urupfu ruransatiriye, uraho ngaho uvuga ngo imigabane. Urabizi ibyo ntabwo mbyitayeho by'imigabane ngo imigabane y'umwana w'imfura. Nyiherereza agasosi. None ubwo twaguze nyine mpereza ako gasorori mu sosi nirire shaho ngo kuko yagurishije ubutware bwe. Agurisha ubutware bwe, ariko Bibiliya ikatubwira mu Baheburayo ngo ntimukabe abantu bagurisha ubutware bwanyu bafata iby'Imana bakabitesha agaciro ngo bakabigurisha agasorori k'ibishyimbo. Nanone niyo wahabwa ibice 27 rwose by'ifeza ntago wagenza neza cyane nkuriya. Barimo bagarutse nanone muri challenge mu kwiga kurwana nanone hariya n'Abaheti n'Abaheburayo. Arura satagati cyane ntago ajya ahusha. Hirya hari habanje umuheta arahusha, ariko kuri uruhande Esawu rwose abikoze neza. Dore kiriya nacyo nicyo kureba gusa. Mwarimba bikoze se weho wagiye ukarwana, kandi ubwo ni Yakobo barimo baserereza. Nanone Yakobo, oya ndabyemeye, noneho ndabyemeye, mumpereze ndwane. Fashe rwose hano rwose umuheto wa Esawu agerageza kuba yarasa. Ibi bintu Yakobo ntabimenyereye. Yewe ntago ari bubikore, ndabizi rwose, ndabizi neza. Ari Beshemani Sheriwande wa Esawu ku rundi ruhande. Yakobo biratitira asya kariwe ya, ariko ubundi mungira indwanya nkande. Ntago menyeye uyu muheto, mumperezo wanjye. Oya twari twavuze gukoresha umuheto wa Esawu. Nanone ngaha arongera afata umuheto n'umushinya mwinshi. Abantu bose bateranye, umugabo agiye kuba yasebera hano hantu. Yakobo ibyo kurasa ntuzabimubaze. Arafora biratitira abantu baramuseka impande zose. Atasi yakare weya. Ubundi murambwira ndwane. Ndase biki.
dore bari bashese babahereje ibiceri bari basheteye Yakobo kuri ruhande. Yakobo wirakara urabizi neza yuko utari umuhigi. Reba rwose reba ukuntu rwose cyuriya gihungu gisebye ku rundi ruhande. Yakobo ntago ibyo kurasa yarabishoboye, challenge zaramunaniraga bityo kumva ko adashoboye, ariko Imana yari yarabonye ko Yakobo ese kucyurakaye. Yakobo ndarakaye nyine. Bite rwose ko mbona rwose wabaye nk'umuntu udafite icyizere cy'ubuzima. Akoze Yakobo. Don't concern yourself, mother. I may not be able to bend a bow, but I'm still strong nyina enough rwose to walk. aramuganiza, nanjye nkwiye kuba umusore nkaba mfite imbaraga nkaba nakora ibyo abandi bakora. It's just one of many. People look upon me as Abantu some kind barandeba of freak. bakabona ndi fake, nta gaciro mfite, ndi ikigwari. Ariko nyamara I'd like ntabwo to uri believe it, ikigwari. but I'm beginning to think it was Esau who tricked me. He must have realized the birthright meant nothing without our father's Baratekereza blessing. yuko nyamara ndakubwira Yakobo, umugisha wa so rwose n'umurage w'umwana w'imfura uzawubona. Ibi ijambo Imana yavuze urayisuzuguye. Gira ukwizera Yakobo, nubwo uriya kurusha niweho rwose uzazungura umuryango wacu. Esa wongera uratsindwa se mwa barimo bakina, kandi uko bakina niko basheta. Dore hamaze kugeramo ibice by'ifeza 700. Uzabibona rwose, ntuzabibura igihe rwo cyose uzaba wahawe umunani wawe uzishyura. Ntabwo nkiri umwana w'imfura nabihinduye. Gute se? Byatangiye gute se ngo udaba umwana w'imfura? Ubu tware bwanjye nabugurishije. Wagize ute? Nabugurishije rwose. Ubwo se baguhaye iki kugira ngo ubutange? Yewe mbikubwiye ntushobora kubyizera, reka twikomereza umukino. Yari yariye akasororo k'ibishyimbo. Nanone filime no kwikomeza, filime no kugenda. Ariko rero ndabona rwose ntugire ikibazo rero, reka mbe ngiye, kandi ntugire ikibazo cy'uko nzakwishyura amafaranga tuba twashese. Umugabane w'umwana w'imfura nawugurishije, ariko umugisha wa data ndacyawusigaranye nguko. Ibi bintu n'ubwa mbere mbyumvishe n'agatangaza. Umuntu agurisha umugabane w'umwana w'imfura. Sinzi icyo twakora. Nyamara kandi Yakobo ashobora kuzatsindira rwose ibya Isaka, kiriya gihungu kiri hariya. Njye birumvikana yuko hari icyo dukwiye gukora kugira ngo Esawu rwose abe ari uragwa biriya bintu. Dukwiye kubateranya kugira ngo byibura Yakobo napfa umunani ube uwa Esawu, kandi Esawu afite umukobwa wacu urabizi, yari yarashatse Beshima. Nanone urambwira ngo tubigenze gute? Ese urashaka ngo nkore iki? Urashaka ngaze kuza muhe inzoga nkwe? Nze kuba se namwiteguye muri ubu buryo? Ukwiye kuba uri wenyine weho na Yakobo. Yakobo naza umugumana ahangaha, natwe ibindi turabyikorera. Ndabizi rero. N'iki kintu ndakora? Turashaka rwose intego imwe rwose ishobora kugera ku ntego kurusha ikindi kintu cyose. Mu by'ukuri ari buze kuza. Naza rero, ariko ibi bintu murimo mumbwira ni ubushukanyi. Urashaka kuduteranya njyewe n'umukunzi wanjye Esawu? Oya, ndashaka kugira ngo Esawu abe ari we rwose ubikirangirire, kandi urabizi ko ari umugabo wawe. Ibyo nibiba uzatsinda, kuko imigabane yose hizaza rwose biyawe. Ariko se Esawu nimba yashaka kuvugana nanjye, kuki atiyizenga ndebe? Uranyihanganira? Icyo nzi neza nuko bambwiye ko nza nkakubwira, nkakubwigezaho ubutumwa yuko Esawu agushaka ari mu ihema rya Basheba. Nanone yari yarishakiye inshoreke, hari uwo batumye ahangaha. Ibi ntabyo nzi. Ku rundi ruhande uyu mukobwa bamubwiye bati se uramuha umwenge, bati wapi? Uramuganiza iki se? Bati byibura umugarije ku Mana byatinda. Ngaha yewe injira, injira Yakobo. Yakobo yarinjiye kureba Esawu ntawe uhari. Esawu ko nawe ndeba ntawe ari. Ndi jyenyine ushobora kuwanganiza.
oya reka mutegereze hanze. Yakobo vayo, ndashaka kuvugana nawe, nshaka kumenya ibijyanye n'Imana yanyu cyane. Wari ukwiye kuvugana n'undi muntu ufite kwizera kuruta ukwanjye pe. Ntago se yizera? Oya ni ndayizera. Ntago ibyo mbyumva neza. Ntago rwose rero byoroshye cyane kuvuga ku mategeko y'Imana muri uyu mwanya. Nanone bamumuteze. Mu by'ukuri rero Imana yacu itambirwa ibitambo. Ni Imana nanone itanga amahitamo mu buzima. Uwagiye guhiga bo bagiye guhiga bagiyeyo, ariko basize bateze umutego ngo bagaragaze yuko Yakobo agerageza guca inyuma Esawu, hanyuma Esawu agira umujinya yice Yakobo, hanyuma ubutware bube ubwa Esawu kuko akundana n'umukobwa wawe. Yewe wakubona uri intwari kabisa mu kurwana. Niko uri muguri kabisa ko uwo hati wawe uguhiga. Ariko se murimo muvuga ibiki? Muze hano tuhige. Yewe yaba guhiga byari bigufitiye umumaro nk'uko Yakobo. Nanone ibyo nakubwira kuri Yakobo ni agatangaza rwose, ntago wabyizera. Uzi ko Yakobo akundana na sheri wawe Beshima? Ibyo urimo urakina. Uzabyibonera ibyo urimo urakina nyamara. Mu by'ukuri ibyo nkubwira ntiwabyizera. Ngiyo wagiye guhiga Yakobo rwose ngaba yisanzuye nganezeranwa rwose ngo na Beshima. Ni ibintu rwose utakwizera. Ibyo ngibyo rero ni ibyo muri kumbwira mugira ngo mutume ntakaza ibitekerezo byanjye simbashe guhiga. Nyamara rero ndagira ngo tukubwira ko ibyo tukubwira ari ukuri da. Wabikurikirana. Esawu uwo munsi umuhigo ntiyawucyuye, yahise ajya kureba. Mu kureba koko ni ukuvuga ngo sogokuru Aburahamu yakoranye isezerano n'Imana. Umuntu wese akorana isezerano n'Imana. Ni ukuvuga nanone yewe bisa naho bikomeye cyane nuko Imana igira amasezerano. Ariko nanone harashyushye kora iki kintu. Mu by'ukuri nshishikajwe no gufasha ubwoko bwacu gukomeza amasezerano. Esawu yaraje yumva baravuga arinjira. Uriya nawe yifata nkaho mu by'ukuri hano niho uri se nawe. Nagomba kuba ndaho. Wavuze ko ushaka kuvugana nanjye njyewe. Abantu babimbwiye umuvandimwe wanjye. Ntabwo nshobora kubyizera. Nize nkuru muri kuvuga se. Namubwiraga amategeko y'Imana. Umva kandi Imana ahantu hose, Imana mu majyepfo, Imana mu majyaruguru. None se ntabwo unshaka hano? Mushaka aha ngaha? Sinzi imikino uri gukina ariko niwe wantumyeho. Yakobo, imikumbi yawe yakubanye mitoya ku buryo uza aha ngaha kwa madamu wanjye ha? Utangiye kutakaza kwihangana kwawe. Ndagusezeranya. Umva ibyo ntabwo wabimbwiye. Nimba aricyo kintu icyo aricyo cyose wakora, kuki waje kureba uyu mukobwa? Ndaharahira nta kintu cyabaye. Uri gutekereza icyo ari kubwo? Ndagutekereza yuko ushaka kuntwara n'umugore nyuma yo kuntwarira ubutware. Uriya yaritambitse ariko bamujugunya nk'ahariya. Yakobo, mu minsi mike uzitegereza uzabona. Nushaka ihane ku Mana kuko ubugiye gupfa. Bikore nimba ubishaka. Ngaho nyica noneho nimutekereza ko nagerageje kuba naguca inyuma. Ntago nkikeneye kubaho ngaho nyica. Uratangaje. Urashaka rero kuba wandiganya kabisa ukandiganya. Niba ubwabo bohereje intumwa yuko ushaka kuvugana nanjye, kuki utanyizera ubundi? Ushaka kuvuga ko bakubeshyera?
bishaka kuva ko ari wewe ushaka kudushwanisha wewe wa mukobwa we. Umbabarire banshutse cyane, barambwira ngo kuko azatwara 8 ngo ubwo rero bibaye byiza ko mwangana byaba byiza. Ni ukuvuga ngo ni ibyo ngibyo mwese muratekereza 8 wa data rwose murawubarira. Bari uyu ni umuvandimwe akwiye kubimenya. Tekereza ukuntu ababyeyi banjye baba baguhangayikiye. Bamuhangayikira iki ariko? Ibi by'abaheterega namaze kubifatira umwanzuro, byamaze gukorwa. Nanone nta kindi wavuga umuhungu yari yakunze akunda. Amapfa yarateye ku butaka bw'i Kanani. Kubona amazi biba ikibazo, ubutaka burasatagurika. Ntabwo rwose byari byoroshye. Nuko Abisiraheli cyangwa se bene Isaka bajya mu burengerazuba kuba bashakisha ahantu hari amazi. Barakwereka kuri ruhande aho babambye amahema. Yewe iki ni icyaha cya Esawu kubera gushaka Abaheti rwose kiduteje rwose aya mapfa. Ariko nta kintu kindi wavuga rega weho Isaka ndabizi ukunda Esawu ariko yashatse Beshima rwose umuheti kazi urumva twabura amapfa gute? Njyewe urabizi neza ko atari njye wabigizemo uruhare ngashaka uriya mugore. Ariko niwe wararangije uravuga ngo niwe uzagusimbura. Ariko niko bimeze mu mihango rwose n'amategeko yacu. Ariko njyewe ndagira nkubwire ngo niko Imana yabitegetse yuko umwana w'imfura ari ubona 8. Isaka rero wagira rwose umugisha ku Mana uramutse ushyize Yakobo imbere kurusha uriya Isaka. Ibyo bintu tubivuze igihe kirekire rwose Rebeka. Ubutaka burumye, dukeneye iriba kandi rwose Abaheti bari kudutera amahane ku iriba ryacu. Nibyo kigezweho, ibindi tuzaba tubivuga. Iri riba ni iryacu. Iri ni iriba rwose ryacu, umuntu uri bugerageze kuryegera ni uri buze kuba yakwicwa mbere. Ariko rero turi benshi kubaruta Esawu ubyibuke. Dufite uburenganzira kuri iri riba. Ubuhe burenganzira mufite? Iri riba ni abagaragu ba data baricukuye. Baricukuye ariko ku butaka bwacu bw'Abaheti. Nanone ariko rero ntabwo mwigize murikoresha, nitwe twarikoresheje. Muze noneho ariko turi benshi kukurusha rwose, wirwana natwe. Uwiteka ari ku ruhande rwanjye. None bakwema inkota ngo barwanire iriba. Nanone inkuru y'amariba, Yakobo yaraje ati oya, ndabinginze reka mvugane na Esawu umwanya mutoya. Ariko Esawu we, ntubona ko ari benshi cyane? Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Ariko ni gute wizeye ko urashaka ngo twitange kabisa dutange iriba ryacu? Nibwo buryo bwiza, reka baritwaraho kugira ngo barwane. Ni gute se turabona amazi? Nk'uko wabivuze kare, Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iratwereka ahantu hari amazi. Ahangahe Esawu yumvire Yakobo ku nshuro ya mbere. Binyuze mu nama ya Yakobo, mutware iriba sha, nimutware iriba muvome twigendera. Mu kugenda nanone hano hari umugaragu. Yewe nawe urashaka tujye gushaka amazi? Vayo nkurikira. Yikundira Yakobo uyu nguyu rwose. Muzane ibikoresho mutangire mucukure hano. Yakobo yaberetse ahantu mu gucukura. Esawu nawe ari mu bacukura. Muri uwo mwanya Imana yakoresheje Yakobo nuko babona ahantu hari amazi. Amazi ni meza, amazi ni urubogobogo. Iryo ni irindi riba bacukuye. Murabizi yuko bacukuye amariba babagenda inyuma bayabaka.
The flocks multiplied, nanone rero amatungo yariyongeye ariko Imana agendaga itanga ibikenewe. Wabonye Rebeka uburyo Imana ari igitangaza kidukunda nubwo rwose Esawu yashatse Beshima. Ariko Samweli nako Yakobo niwe werekanyeho amazi ari. Yewe data, ku rundi ruhande amazi yabonetse, ariko nanone Abaheti iriba barwaniye naryo ryumye. Nyakubahwa, turashaka amahoro, tuje mu mahoro. Twabonye yuko Imana yanyu yabayoboye ku mazi, ariko Imana yacu ntabyishoboye. Biragaragara yuko Imana yanyu iruta Imana yacu. None turashaka kugirana isezerano ry'amahoro namwe. Ayo magambo uvuze rwose ndayanezererewe. Nanone kuri ruhande cyo bakwereka cyo Esawu yabigenje neza rwose. Esawu Yakobo arakora akantu keza bagashima Esawu. Nanone ntabwo byari byoroshye. Ninde uzaba umuragwa w'amasezerano y'Imana muri uyu muryango? Ni inkuru ya Esawu na Yakobo. Misiyoneri Kiza Benjamin uri gusobanura iyi filime. Nanone barahogosha intama hano kuri ruhande, barazikuraho ubwoya, kandi nanone imisaruro iriyongera, abasarura barasarura. Nanone mu bwoko bw'Abisirayeli imyaka yarese irataha, ariko rwose birasa naho Esawu yari yegereje gupfa. Nanone nari nkwitabye data, ndadore ndashaje mwana wanjye. Yewe iminsi yo gupfa kwanjye iregereje. Icyo nshaka data ni uko warama imyaka myinshi. Yewe ntabwo meze neza. Ni ukuvuga ngomba guhesha umugisha umwe mu bana banjye, kandi abo babiri ni weho rwose ngomba guhesha umugisha, kubera yuko ari ubushake bw'Imana. Ndashaka kuvuga ku yindi nshuro nanone. Ndashaka ufata umuheto wawe ujye guhiga rwose, ushaka inyamaswa uzuntekere akantu k'agasosi mbashe kuba naguhesha umugisha, hanyuma nipfire mwana wanjye. Esawu yafashe umuheto we. Rebeka aritegereza, ntamukundira rimwe ngo yashatse Abaheti. Ushobora gutekereza gute ko nabona umugisha wa Esawu ngo mu buryo bwo kumwiba? Esawu afite ibyoya byinshi ku maboko. Ndabizi neza ikiratuma ugaragara nk'aho nawe uri sabyoya shambo. Kandi urashaka ko umugisha data yari yagennye uhinduka umuvumo kuri njyewe. Ndabizi yafashe ubwoya bw'ihene ahantu hose, yamwambitse ibyoya. Ubu rero ufite ibyoya byinshi kuruta umuvandimwe wawe. Ambara uyu mwenda wa Esawu nanone. Ariko ngaho genda umubwire ko ari we Esawu, turebe ko yaguhesha umugisha mwana wanjye. Inyama ntibari bazibuze, barazitogosheje, barangije baramushyira. Nanone kuri ruhande filime ni Esawu na Yakobo. Channel ni Bibiliya TV. Uwiteka Mana yanjye, ubushake bwawe ni ubuhe kweli? Ukubeshya rwose umuvandimwe wanjye nkunda. Ibi nibyo bizasoza ko kubuhanuzi. Kuri ruhande arimo arasenga Yakobo, ntago azi icyo yakora, ariko kuri inshuro birasa naho rwose yasanze se. Uwo ni ndera ntago yarebaga se. Yewe n'umwana wawe Esawu. Yazanye Esawu. Yewe ubu uyu muri aka kanya ubonye umuhigo mwana wa. Uwiteka Imana yanzanye ni umuhigo hafi yanjye.
Come closer. My son. ariko Want to feel you. ca bugufi yagize atya. I'm sorry. Yewe rwose yakoze ku maboko ye yumva ni ibyoya. For a moment. Ese ko numva ubwoya ari ubwa Yakobo nkaba numva ijwi ari nako ubwoya ari ubwa Esawu nkomba numva ijwi ari rya Yakobo. Esawu we ni njyewe rwose. Pour me some wine. Ngaho mereza icyo nagutumye. Hano hari utunyama yari yamutumye nanone. Yarariye amaze kurya yamuhaye nako kunywa. Kuri ruhande yarageze mu zabukuru. You have outdone yourself. Wakoze rwose mu muhungu wanjye. It's more tender than usual. Ariko umuhigo ubonye rwose mu buryo budasanzwe. Kiss me, my son. Nsoma muhungu wanjye. Yagira ngo amuhumurirwe yahise amwegeka wa mwenda wa Esawu. Yewe no impumuro ya Esawu. Impumuro yawe imeze nk'igihugu Imana yahaye umugisha. Nanone Uwiteka izaguha rwose burumbuke bw'ubutaka. Abantu bazagukorera amahanga azakwikubita imbere. Izaba Imana yawe. Amahanga azakugarukira. Uzakuvuma wese Imana izamuvuma, uzaguhesha umugisha azawuhabwa. Nanone azanye ukuboko ashyiraho kwa bya byoya by'ihene. Mu yandi magambo wagiye guhiga n'Esawu. Umugisha watanzwe ariko Esawu yari yaje nawe ku rundi ruhande. Esawu mukuza data ndabizanye rwose. Nitwa Esawu. Mana yanjye we, mana yanjye. Esawu uravuze ngo uri Esawu? Yego rwose. Birye rwose bitarakonja namaze kurya. Biriya ibiryo bya Yakobo yavuze ngo niwe Esawu. Namuhaye imigisha yose mwana wanjye. Yari Yakobo ndabizi. Bwa mbere twari bwanjye bw'umwana w'imfura, bwa kabiri twe n'umugisha wanjye. Namaze kumushyira hejuru yawe, namaze kumuha ubutware bwose hejuru yawe. Niki nsigaranye se naguha ko nta mugisha mfite mwana wanjye? Umugisha wari wamushiranye. Yakobo yari yawutwaye. Ku rundi ruhande Esawu yasohotse ameze atyo. Yakobo we mana yanjye, kwikubitira yatwaye ubutware bwanjye bw'umwana w'imfura, bwa kabiri atwaye n'umugisha, agomba gupfa. Rebeka ari kubyumva. Aya ni amasaha ya nyuma, agomba gupfa rwose. Urupfu ruri hejuru y'ubuzima bwe. Nanone barakwereka Rebeka na Yakobo. Ntubizi se rwose ndihisha he ko umuvandimwe wanjye ashaka kunyica? Ndabizi. People often say I'll kill you when they're angry, but it's a long way from the word to the deed. Anyway, he said he wouldn't do it while Isaac was alive. Who knows how much longer your father arashaka will rwose be kuba with us. yanyica. Ni And ngombwa after he rero dies, ko it'll be too late for you to run for ugenda. safety. Well, how can I None just se get ni up gute and leave? byagenda? What excuse will I give Nagenda Father? data No tabizi. excuses, Oya da. Jacob. The truth. Reka mvugane na so hanyuma uri ugende. Aha Rebeka niho byivangamo byose. Barashaka kohereza Yakobo i Paranadamu. Nanone ni kwa bene wabo iryo ngiyo bagiye gutura. Yewe hari umusomo. Is there anything that you need? Hari icyo ushaka? Oya da, oya rwose. Isaac. Something troubling you, my Hari ikintu kitagenda neza. Esau has threatened Ese urashaka kwica Yakobo?
ndatekereza ko numara gupfa Jacob will be taken from me also. nanone Yakobo yazagukurikira akicwa. Yes, Father. Come closer. Yewe Yakobo sari hehe? Nyegera mwana wanjye Yakobo. Yakobo yaraje. You deceived me. I should be very angry with you. Mbabarira data. I thought I was carrying Nari out nzi ko ndukora God's ubushake will. bw'Imana. My heart grieves me for what I've done. Niyo mpamvu nakoze biriya. Do anything at all to atone. You mean those words? I swear it, Father. Nabirahirira rwose data. And the Lord God will forgive you. Uwiteka azakubabarira mwana wanjye. Nkuko nanjye nkubabariye. Mwana we yaramubabariye. If only I could undo the wrong to Ntabwo Esau. nashaka gukora ibi I never kuri meant to harm Esawu. him, Father. What's done is done. Nanone Perhaps it was God. birashoboka ko hari inzira z'Imana. It may be that you are more fit to rule. Kuko rwose ni weho wagaragaraga yuko ushoboye kuba warinda iby'umuryango kurusha umuvandimwe wawe. I only did what I thought was Nanjye nakoze right. ibyo natekereje yuko bishobora kuba ari byiza. But Esau now Ariko none Esawu none araguhiga arashaka kukwica. can't let that happen. So I'm None sending ndakohereza to Padan ujye Aram, i Padanaramu. the home of your uncle Nanone Laban. There you will choose uzahitemo for umugore mu bwoko bwacu, uzahitemo umugore mu bari bene wacu, you will uzagaruke return and rule our people. ubwo rwose umuvandimwe wazaba yashize uburakari. Nanone nguko Isaka yabwiye Yakobo kuba yajya kwa Labani rwose muri bene wabo. Nanone barakwereka ni bene wabo. Rebeka byose n'ubyihisha inyuma, arimo rwose agenda bihuzahuza ngo kuko Imana bimweretse atwite kuri uru ruhande. Mama, I'll never see you again. I know it. sinzongera kukubona, ndabizi neza. For everything that's Ikintu cyose happened, cyabaye I take the sins upon my ni head. ibyago uri njyewe rwose, Imana ibimbareho mwana wanjye. Nanone asezeye kuri Yakobo. Mu gusezera kuri Esau is wild with rage. murabizi neza The only reason he will not kill Jacob is yuko that nga I still yanga live. Esawu ngo yibye rwose Yakobo umugisha. If he murders his own brother, he'll be banished by Murabizi his neza people. And I'll be forced to yuko go with rwose him. ngo agiye kuba yagenda rwose ngo akava n'inaha akagenda agahunga. I might never see my people or family again. Hari uri kubyumva? And if some accident should befall Jacob, Ni gute Yakobo mwamureka akagenda koko? An accident. Then you and your husband would stand to gain the whole of Isaac's Nubirafa ngo inheritance. umugabo wawe ntago ari ukirazwe bya bindi byose byari bya se Isaka. is long and treacherous. Uyu ni sheri wa He would not be Esawu. the first traveler to be Ni killed by ukuvuga Cain. ngo mushobora kuba mwamutera ukuntu mukamuterera ahantu nko mu butayu kugira ngo rwose nanone imigisha ikomeze ize noneho kuri Esawu. Nanone Yakobo nanone yifatiye urugendo arerekera, hari umuhamagaye, yiyumvaga inama bamugiriye, inama z'ubugambanyi. Ni wewe narinje kukubwira, Apec and Hassan are on your trail. barashaka They mean to kill you. kukwica, kunyica. Why? I've done them no Nakoze harm. ikizi As a favor to Bashir. kubera yuko rwose wakoze ibintu bibi kuri sheri wa Beshima. Where shall I go? Into the wilderness? None se Be muri ubu lost. butayu uracyetekereza ko baba Your father bahari? have been good to me. I wish there was some way I Ahantu could help rwose bashobora kuba bahari, gusa dushobora kwihisha ahantu hamwe Perhaps there is. tukaba rwose twabasha kuba nabasha kuba nagufasha. Ku rundi ruhande hari ibyo bakoze bimeze nk'ibipupe hariya, babyambika barabiryamisha kugira ngo baze kugira ngo rwose ni Yakobo uharyamye. Baraje babitera ibyuma. Mu gutera ibyuma ni ibintu by'ibifufumango biri aho gusa, bishatse kuva yuko Yakobo yari ahari. Babaguye gitumo Yakobo na wa mugaragu rwose wikundiraga Yakobo, bagerageza kuba barwana kuri iyi nshuro. Mu kurwana hano ni mu butayu. Nanone Yakobo agitangira urugendo yerekeza Have mercy. Finish him off, Jacob. kwa Labani. Barakwereka, I am sparing your lives so that you may carry ndagira your ngo message mbabwire ngo back to nkijije Esau ubugingo bwanyu, mbambishe kugira ngo musubize rwose mesaje kwa and will spend Esawu. as many years as the good Lord grants to make up for the wrong Mubwire I've rwose done. Esawu ko musaba imbabazi, Now ngaho hurry mufa before ahangaha I mugende change se. my mind.
nanone abari baje kumwica bashiki b'umugore wa Esawu ntago babashe gutsinda. I have a feeling they won't be bothering you much anymore. You may spend the night here if you like. Nanone No, I'd better be getting back. reka nsubireyo ntago twajyana. Imana ibane nawe, nawe Imana ibane nawe Yakobo. Ngayo nguko Yakobo nanone yaratangiye urugendo rwo kwizera. Ubu yari yerekeje kwa Labani aho yaje gushaka Leya na Rasheli bakabyara Abisiraheli. Yarasenze ati Uwiteka Imana njya nkubona mu gihe nkukeneye. Ubu nibwo buryo amasezerano yawe asohora Uwiteka. Igihe kimwe nzagaruka mu rugo se kweri? Ndakwinginze Uwiteka uvugane nanjye. Mbwira. Nanone Still, the questions went on answered. ibibazo byawe bisa naho rwose bidashubijwe. Kuri uwo munsi ngo ibibazo bye ntibyashubijwe. In Jacob's search for God's Nuko will, Yakobo he had found only confusion ashaka and ubushake resentment, bw'Imana, but not the answer he nubwo desperately bitari needed. byoroshye. Tired, weary, and discouraged, there was nothing more Nta he kindi could yari do. bukore rero. He made his camp. Imana itamushubije kuri ayo manywa. But sleep was not to come easily. Bwamwiriyeho yararyamye yisegura ibuye. Yakobo nuko yaryamye. Nanone mu kwisegura ibuye Imana yaramuvugishije nijoro. Umucyo wavuye mu ijuru. Imana yavuganye na Yakobo nanone kuri iyi nshuro imukomereza isezerano. Nanone tukubwira ngo dufite igitabo itangiriro ku buryo bucukumbuye gicukumbura zino nkuru zose, kiri mu bitabo twamaze kwandika kugira ngo bibafashe kwiga Bibiliya buri munsi. Ni misiyoneri Kiza Benjamin. Yakobo ndi Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka so. Ntugire rwose ubwoba Yakobo, kuko ndi kumwe nawe. Weho n'ubwoko bwawe mbahaye umugisha. Inzira zawe ntizizaba zoroshye. Bazakunyanganya rwose cyangwa se bazakuriganya nk'uko wariganyije abandi, ariko ukomere, nzabana nawe Yakobo. Umunsi umwe uzagaruka muri kino gihugu. Ushimwe Uwiteka. Ubashije kumvugisha ndi hano hantu. Aha ndahubaka igicaniro cy'isezerano ryawe ugiranye nanjye. Aha niho yagize i Beteli. Nanone Yakobo yababariwe na Esawu bwa nyuma. Hanyuma nanone izina rya Yakobo Imana yarihinduye Isiraheli, nguko iyo nkomoko y'Abisiraheli. Nanone akaba ari nako filime igenze. Misiyoneri Kiza Benjamin niwe wayibasobanuriraga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Mukomeze kugubwa neza mukurikirana byinshi tubategurira kuri channel yacu ya Bibiliya TV. Nimba utarakora subscribe, turagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo utazacikwa na byinshi tugenda tubategurira. Imana ibahe umugisha. Dusoze tubibutsa ko dufite ibitabo bya Gikristo byagufasha kwiga Bibiliya buri munsi. Turaza gusigamo itangazo ribyamamaza, kandi Imana iguha umugisha nawe ubutaha. Kubwira rero yuko dufite ibitabo bya Gikristo nk'uko bisanzwe dukunze kubibabwira, tubabwira ngo abamaze kubibona ibitabo twizeye yuko bikomeje kugenda bibafasha kunguka byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi cyane yuko umuntu uwo ari we wese wakoresheje kimwe mu bitabo byacu agenda hari byinshi yunguka atarazi. Imana rero ibahe umugisha. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye gicukumbura ibyabaye mu gitabo cyose cy'itangiriro. Birumvikana ko ari igitabo gicukumbuye, kivuga nk'ubuzima bwa Enoke bagiye babaho batarajya musubira mu ijuru, kivuga ubwana bwa Aburahamu, kigenda kivuga ibintu byinshi Bibiliya itavuze, ahanini kubera ko Bibiliya yanditswe hakurikijwe umugambi mugari w'Imana, ntago ari akantu ku kandi.
Imana rero ibaho umugisha. Nimba wifuza icyo gitabo uratwandikira kuri nimero igaragara muri description. Hanyuma nanone igitabo kindi cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu, ni igitabo nacyo gicukumbura ibikorwa byose Yesu yakoze ariko ntibibashe kuba byakwandikwa mu butumwa bwiza. Impamvu nuko mbere na mbere Abisiraheli ntibari bwandike ibyo Yesu yakoze akiri umwana, kuko muri Isiraheli agaciro k'umuntu katangiraga kugaragara afite imyaka 30, cyane cyane imihamagaro y'ubuhanuzi n'indi yose yo gukorera Imana. Nibwo rero igihe cyabaga kigeze, muribuka ko yakoraga igitangaza cy'Ikana y'i Galilaya, yavuze ngo mubyeyi igihe cyanjye ntago cyari cyakageze. Byari hafi cyane iyo igihe cye cyo gutangira gukora, nicyo gitangaza cye cya mbere yagikoze habura iminsi mikeya cyane ngo yuzuze imyaka yemererwa kuvuga muri Isiraheli, kandi ibyo yavuzwe bikaba byakwandikwa. Bityo rero nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma n'umurongo wa nyuma, haranditse ngo icyakora koko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, nyamara ngibyo yakoze byose tugerageje kuba twabyandika ng'ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze ariko tutabashe kubona muri Bibiliya. Ibyo rero twabikubiye hamwe mu gitabo cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Uragishaka uratwandikira kuri nimero iboneka hano muri description. Dufite igitabo Ibyahishuwe na Kristo, ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyahishuwe igice ku gice, umurongo ku murongo. Ntuzongere kuvuga ko igitabo cyagukomereye, ngo ibyahishuwe n'igitabo gikomeye. Ntago gikomeye muri iki gihe, kubera ko ibishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe byose byahishuriwe abantu kugira ngo tubimenye tubinezererwe. Yewe igitabo cy'ibyahishuwe cyo mu gitabo nyirizina handitsemo ngo hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hanyuma ngo hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga rero yuko icyo gitabo Imana yiteze ko tugisoma kandi tukacyumva. Nimba ucyifuza uratwandikira muri description. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma, ni igitabo cyigisha iby'ibihe bya nyuma, no kuvuga ibintu bigomba kubaho mu minsi y'imperuka kugeza ku ijuru nshya n'isi nshya. Ni igitabo gitangirira ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nuko byagiye bisohora, kigakomereza ku ngingo zikomakomeye cyane nko kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, intambara ya Harimagedoni n'ibindi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, byose birasobanuye mu gitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ikaze rero nimba ucyifuza uratwandikira kuri nimero iboneka muri description y'iyi video. Dufite igitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere. Wari ufite ikibazo uvuga uti ni gute nakumva ubuhanuzi bwa Yesaya, nakumva gute ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'ubwa Danieli ko bukomeye, nzabwumva gute? Humura, mu gitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere we get you covered. Twabikozeho byose, ndetse rwose ubasha kwiga kino gitabo mu buryo bwiza bucukumbuye buhuye n'amateka, nta kibazo na kimwe ugize, maze ugakora umurimo w'Imana kandi ufite ibitabo byiza byo kwifashisha. Dufite igitabo Uko wabatizwa mu Mwuka Wera. Iki gitabo twacyanditse nyuma yo kubona yuko hari abakristo benshi baba mu matorero y'umwuka bakamara igihe kinini cyane gishoboka bafite amasezerano y'Umwuka Wera ariko ntibabatizwe mu Mwuka Wera. Tucyandika tukimara kugisohora, bamwe baratubwiraga bati ngiye maze imyaka 15, ngiye maze 13, ngiye maze 7, ngiye maze ingahe, bategereje iryo sezerano ry'Umwuka Wera. Ariko hagatanga mu gitabo harimo guidance, harimo ubuyobozi, harimo ubufasha intambwe ku ntambwe kugeza ubatijwe mu Mwuka Wera, nawe wakwakira Pentecote yawe hafa. Dufite nanone ikindi gitabo cyiza cyane cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa, igitabo cyacu kiracukumbuye cyane. Sinzi nimba hari umuntu wigisha isezerano rishya ariko akaba atarasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa dufite. Ubu maze guhomba ibintu byinshi cyane, kuko muri kino gitabo cyacu cy'Ibyakozwe n'Intumwa, reka nkubwire, uzasangamo amabaruwa ya Pawulo yose asobanuye neza igihe yandikiwe, impamvu yanditswe. Uzasangamo n'ayandi mabaruwa y'ibanga ataboneka muri Bibiliya yera, amatorero yandikiraga Pawulo kugira ngo Pawulo abone uko yasubiza ariya mabaruwa dufite muri Bibiliya. Ayo mabaruwa niyo yagaragazaga ibibazo itorero ryari rifite. Bityo iri kwiga iki gitabo ugenda wumva neza imimerere iryo torero ryari ribayemo, hanyuma ukarushaho kumva izi nzandiko zose za Pawulo. Ntabwo twibagiwe inzandiko rusange, nazo ziri covered muri kino gitabo. Mbese bisa naho ari isezerano rishya mu buryo bucukumbuye. Igitabo Ibyakozwe n'Intumwa cyafashije abantu benshi cyane muri East Africa gukora umurimo w'Imana, cyane cyane wivuga butumwa no kunoza imyigishirize yabo y'ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Hamwe kandi na Bibiliya TV, ibi bitabo tugenda dutegura amasomo yabyo buke buke ku buryo ubasha kuyiga yose hano ku rubuga.
kansoze mbabwira yuko dufite nanone igitabo Isezerano rya kera n'Isezerano rishya mu buryo bw'incamake. Ibitabo 66 byose birasobanuye neza no kurica no kandi video yose turayifite y'igitabo icyo cyose mu buryo bw'incamake kugeza aho zuzuriye 66. Katukubwire ko kandi biroroshye cyane kubona kimwe muri ibi bitabo kuko tubigurisha mu buryo bwa ebook, no kuvuga igitabo cya electronic ubasha gusomera kuri telefone yawe, kuri mudasobwa yawe, kuri tablet yawe, iPad yawe, iPhone yawe, whatever Android device ukoresha, aho hose wasoma ibitabo byacu. Urumva rero ko byoroshye. Igihugu cyose waba urimo tukubwira buryo ki wishyura amafaranga make cyane kuri buri gitabo. Igitabo kimwe kigura $2 yonyine, $2, just a cup of coffee, agakombe gusa k'ikawa. Hanyuma ukabona igitabo cyawe kuri email yawe, ugatangira kwiga ibyanditswe byera ukaguka.